turagarutse nanone n'igice cya gatatu. Iri ni isomo rya gatatu rireba ku bice by'umuntu. Wowe wize isomo rya mbere ukaba warize n'isomo rya kabiri, ntucikwe n'isomo rya gatatu. Uri hano kuri Bavandimwe TV, mugiye kubana nanjye Deo MC. Wowe tubonye bwa mbere, kora subscribe ahangaha kuri iyi channel, bayita Bavandimwe TV. Turabavandimwe twese kandi ndagira ngo duhurize hamwe icyo wifuza ko nagufasha na mugenzi wawe nawe ube wakimufasha. Reka tugende rero n'isomo ryacu rya gatatu. Ngira ngo twagarukiye ku menyo. Reka duhere ku kanano. Akarevu ni akananwa. Akananwa nakahe nakangaka akamureba aka. Noneho ubwanwa umugande waravuga ngo oburevu. Hariho akarevu, akananwa, hakabaho na oburevu, ubwanwa. Okay. Ensingo ni uyu muhogo ureba ahangaha. Ensingo. Ebibegabega ni ibitugu byacu. Akafuba ni igituza, niko gafuba mu rurimi rw'Ikigande. Emikono ni amaboko mu rurimi rw'Ikinyarwanda. Emikono mu Rugande, mu Kinyarwanda ni amaboko. Ebibatu ni ibiganza mu rurimi rw'Ikigande, ni ebibatu, mu Kinyarwanda ni ibiganza. Engalo ni intoki, izi ngizi mureba turisha, izi dukoresha, we umuganda zita engalo. Ikindi kiyongeyeho n'amashyi, umuganda waravuga ngo engalo. Iyo bavuze ngo mukome mu mashyi, baravuga ngo mukube mu ngalo. Icyo nicyo kiyongeyeho. Utazumva bavuze ngo mukube engalo ukumva baravuze ngo mukubite intoki, oya, baravuze ngo mukome mu mashyi. Ingalo ni intoki mu mwanya umwe, ndetse zikaba n'amashyi, bavuze ngo mukube mu ngalo. Engalo z'amani, mukome mu mashyi y'imbaraga. Nuko nguko umugande avuga ibintu bye. Ndagira ngo nawe ube umu professional mu kuvuga ururimi rw'Ikigande, uruvuge nk'uko umugande nawe akora iki abivuga. Niyo mpamvu buri kantu kose kazajya kakuyobera mba ngira ngo nkakureyo maze nawe ukumve. Wakoze cyane rero kubana natwe mu biganiro byacanga kuri Bavandimwe TV. Ndabakunda cyane. Mwari kumwe nanjye Deo MC. Mugire ibihe byiza naho gutaha.